ahanini uzaganira n'uwo mwana w'umukobwa usanga yakubwiye ati njyewe ntabonye umugabo uhembwa wenda nk'ibihumbi 500 ku kwezi sinamwemera. Mana data twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, turagushimye kandi turakunezerewe, tugushimiye kugira neza kwawe. Uwiteka turi imbere y'ubwiza bw'amaso yawe, tugushimiye ko ukiturinze, ukirinze abanyarwanda. Mana tukweretse urubyiruko, tukweretse abana b'abakobwa, kora iby'imbaraga kuri bo, wigaragaze, uyerekane, witamurure neza yawe, rusheho kuganza, duhe kuba mu muryango uri amahoro, urinda abanyarwanda n'abatwe twese. Tugirire neza kukuri Imana, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije uko bukeye umunsi ku wundi. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibaha umugisha, ihaze kwifuza kwanyu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, East Africa, Afrika yose, abari inyuma y'umugabane wa Afrika, mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Buri wese ubashije kunyumva hari hose n'ukuri ndagusuhuje, Imana y'amahoro ikugirire neza. Nimba utarakora subscribe kuri Aline 250, ndagusaba ngo uyikore kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu byubasha kubibona. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira ku bana b'abakobwa. Hari ibibazo abana b'abakobwa bagira bitandukanye, ariko uyu munsi ndifuza yuko twongera kubavugaho kuko hari impamvu mbatindaho. Umwari w'u Rwanda ni umubyeyi w'u Rwanda rw'ejo hazaza. Umwari w'u Rwanda niwe mu mama uzarerera u Rwanda ejo hazaza. Rero uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku bana b'abakobwa. Hari ukuntu umwana w'umukobwa akura nk'abandi bana bose, yamara gukura akiga primaire akayirangiza, akiga segonderi, hakaba n'igihe agiye kaminuza. Ariko hari ukuntu abana b'abakobwa batajya bakunda ibintu byo gushaka akazi ngo bakore, ntibabikozwe, cyangwa se yajya no gushaka akazi akarobanura akumva hari akazi yakora, akumva hari n'akazi atakora. Ikindi ugasanga ni wa mwana w'umukobwa ahanini muri we uvuga uti ntakora n'ubundi nzashaka umugabo. Umwana nk'uwo ahanini w'umukobwa niyo muganiriye mu mishakire yiwe utangira kumva yuko ibyiringiro bye byose biri ku mugabo, iterambere rye ryose riri ku mugabo, kubaho neza kwiwe biri ku mugabo, ibyo atabasha kwiha, ibyo atabasha kwigezaho biri ku mugabo. Ugasanga rimwe na rimwe no gushaka akazi arabikoze cyangwa ntanabikoze, cyangwa se yanashaka ako kazi agashaka ka kazi nyine katatuma atera imbere, atari uko nakatuma atera imbere atakabona, ahubwo kubera yuko avuga ati nta mpamvu yo kwivuna, n'ubundi nzashaka umugabo ufite ibi. Ahanini uzaganira n'uwo mwana w'umukobwa usanga yakubwiye ati njyewe ntabonye umugabo uhembwa wenda nk'ibihumbi 500 ku kwezi sinamwemera. Ukumva wenda arakubwiye ati njyewe nshatse umugabo udafite nk'inzu ye nziza ya cadastre, cyangwa se imeze ukuntu irimo amakaro isize amarange, ntago nakwemera. Cyangwa se ugasanga mbega ni wa mukobwa uvuga uti ibyo ari byo byose ngomba gushaka umugabo w'umukire. Ugasanga ari gushaka umugabo w'umukire ariko we nta n'igihumbi yinjiza ku munsi. Ugasanga ari gushaka umugabo uhembwa miliyoni ku kwezi, ariko we ikiwe ni ukubyuka akoga, agasiga inzara, akisiga neza, akimakiya, akicara muri salo, akareba televiziyo, yarangira akajya kuri YouTube, akajya kuri Instagram, akajya kuri TikTok, agifata utuntu tw'utuvideo, ibintu biraho mbega bitagize ikintu bimwinjiriza. Ariko mwaganira ukumva kondisiyo afite ku mugabo azashaka zirakomeye cyane. Ukumva ni wa wundi uri kukubwira ati njyaho kugira ngo mbane n'umusore udafite ikintu, nabana n'umusaza ariko ufite ikintu, nabana n'igisaza ariko gifite amafaranga, aho kugira ngo njyewe mbane n'umuhungu gafifura aho ngaho utanahembwa n'ibihumbi 500 ku kwezi. Akakubwira ati njye nabana n'umusaza niyo yaba yinjiza miliyoni ariko afite
afite ifaranga niyo yaba afite imyaka 70 ngewe ibyo ntacyo bimbwiye abo bakobwa turabafite ndetse na bamwe tujya tunababona yewe ariko nagira ngo mbwire umukobwa uyu munsi kuri uyu munota yuko ibyo wifuza yuko umuhungu agomba kuba yujuje byibuze nawe haranira yuko hari ibyo uba wujuje wenda ngenekereje nimba ushaka n'umusore uhembwa 500 wenda gerageza nawe ubuhembwa 300 sibyo cyangwa se nimba ushaka umusore uhembwa miliyoni byibuze buhembwa 900 uvuga uti andushije iryo jana ntacyo ariko wirirwa kuri TikTok sibyo wirirwa kuri TikTok wayivaho ukajya kuri Instagram wayivaho ukajya kuri Twitter wayivaho ukajya Fibi wayivaho ukajya WhatsApp wayivaho ukajya ku zindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye umuntu yakubaza ati cyangwa nawe ubwawe wakwitekerezaho umusore ushaka ukavuga uti nshaka umusore wubatse wowe wubatse iki noneho waganira n'uwo mukobwa akakubwira ati ngiye ntabonye umugabo ufite ifaranga ikindi atemeye yuko dusezerana ivangamutungo risesuye ntago byavamo urifuza yuko muvanga umutungo wowe ufite uhe mutungo muvange TikTok wirirwaho ese muvange Instagram wirirwaho ushaka muvange Fibise ushaka muvange ziriya nzarushyiraho zingana nk'imishito cyangwa ushaka muvange makiyaje witera igera hakuririye ushaka muvange iki nimba uri umwana w'umukobwa ukaba wumva ukeneye kugira urugo rwiza ukaba wumva ukeneye iterambere ukaba wumva ukeneye kuzagira aho uva naho ugera nawe biharanire uri kumva nawe biharanire shaka akazi bitewe na level uriho shaka akazi n'Imana izagushyigikira n'Imana izaguha umugisha ushaka akazi ukore wizigame ugira icyo ugeraho nurangiza uvuge uti okay mfite ibi ngomba gushaka umugabo mfite ibi nkeneye umugabo tuzafatanya tukagera kuri ibi ariko mu gihe ukirirwa mu rugo mu gihe nta kintu na kimwe ugikeneye gukora mu gihe nta kintu na kimwe ukeneye kugeraho ukavuga uti ngewe ndicaye hazaza umusore wabizi byuya hazaza umusore wiyimye byo kurya wiyimye umwambaro mwiza wiyimye bimunezeza wiyimye yigurira inzu ye cyangwa yigurira ikibanza cye cyangwa akore cyane agere kuri uwo mushahara uvuga uti ngewe nditeretse rwose ubwiza nzabukoraho nzakora ifesi ubundi nitereke nzashaka umugabo ufite buri kimwe iyo myumvire ntago ikigezweho iyo myumvire irashaje nimba uri kunkurikira uri umwana w'umukobwa ukibitekereza rwose iyo myumvire iraciriritse cyane ariko ndetse nta n'ahantu yakugeza nta n'ikintu yakugezaho nta n'ikintu yakumarira icyaba kiza rero kura amaboko mu mufuka izo nzara zigabanye ugenda ushaka akazi ukore ugerageze uvuga uti nanjye nicare hari ikintu ninjiza byaba byiza nizo mbuga nkoranyambaga ubaye uziriho ariko zikwinjiriza utaziriho kuko abandi bazibaho wifuza kugaragara nka runaka wifuza kugaragara nka Knowless wifuza kugaragara nk'abastari batandukanye wifuza kugaragara nka Rihanna wifuza kugaragara nka Nicki Minaj wifuza kugaragara nkabo ariko bo kuri izo mbuga baba bari mu kazi bo kuri izo mbuga ziri kubinjiriza nakazi barimo ariko wowe ubirimo wishimisha uhera mu gitondo ukageza nimugoroba uri ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu wakoze kandi izo mbuga ntiziri kukwinjiriza ahubwo ziri kugutwara umwanya aho kugira ngo utekereze icyo gukora aho kugira ngo utekereze icyaguteza imbere uri kureba ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga uri kureba ibyatambutse uri kureba ukuntu niyo Bosco yateye ivi nta kintu biri bukumarire uri kureba abastari basohoye indirimbo nturi manager nta kintu ushinzwe mu muziki nyarwanda ngo uvuge ngo wenda hari icyo wanenga cyangwa washima kuri ibyo wibereye muri ibyo gusa ariko umuntu wowe ubwawe watekereza umugabo uzashaka ukavuga ati ngiye ngomba kuzashaka umuhungu ufite ibi wakoze ibi wagize iki wowe wageze kuki ese wowe wakoze iki ese kukeneye umuhungu wubatse wowe wubatse iki ese kukeneye umuhungu ufite umushahara mwiza wowe ufite uwuyi
ese kukeneye umuhungu uzi gukora wowe ukeka ko uzashaka umugabo kugira ngo ugende ubivaze mu rugo rwe cyangwa se mu rugo rwawe ukeneye yuko uzaba televiziyo bazamanika ku gikuta bazajya bacana uko bashatse ukeneye iki tekereza kabiri inshuti yanjye tekereza kabiri mukobwa mwiza tekereza kabiri ukura amaboko mu mufuka utangire ushaka icyo gukora ugabanye ugira ibintu ugabanya nurangiza ushaka icyaguteza imbere mu gihe icyo ari cyo cyose uzaba uri gutera imbere mu gihe icyo ari cyo cyose uzaba ufite akazi mu gihe icyo ari cyo cyose uzaba ufite ikintu uvuga ati kiranyinjiriza niyo cyaba gito nta kabuza inzozi zawe zizaba impamo nshuti nziza rero mukobwa mwiza ndifuza yuko uba umukobwa ufite intego ndifuza yuko uba umukobwa ufite aho ugomba kuva n'aho agomba kujya ndifuza yuko uba umukobwa mwiza wagira icyo yiha ntiwumve yuko uzabona telefone nziza ari uko uyiguriwe n'umusore uzasohoka ari uko yagusohokanye uzagurira isakoshi ari uko bayikuguriye uzagira ikintu ugeraho mbega ari uko bakikugejejeho ahubwo byaba byiza yuko nawe ubwawe wakura amaboko mu mufuka ugakora cyane kugira ngo ugire icyo wigezaho ndagushimiye cyane wowe ugikomeje kureba ibiganiro byacu ndagushimye cyane wowe ukiduhaye uyu mwanya kugira ngo wumve ibyo twakugeneye n'ukuri byashoboka ko umukobwa ari wowe byashoboka ko umukobwa umuzi byashoboka ko umukobwa ari mushiki wawe byashoboka ko nawe hari umukobwa uzi uteye utyo nimba wumvishije iki kiganiro uri umupapa uzi umukobwa uteye utyo n'ukuri nawe genda umugire inama umubwire iti ujye kuri Aline 250 urebe iki kiganiro cyagufasha cyagiraho kigukura naho kikugeza nshuti yanjye rero nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo n'ubutaha uzabashe kureba ibiganiro byacu kandi nzi neza yuko ibiganiro byacu vuba bidatinze bizagira icyo bikumarira mu buzima bwawe bizagira aho bigukura bizagira aho bikugeza Imana y'amahoro rero nibagirire neza Imana y'amahoro nibaho umugisha Imana y'amahoro nibiteho bakobwa beza bari mu kazi Imana nibashyigikire nibateze intambwe ibyo mukora byose Imana y'amahoro ibahire kadushima Imana kubw'aka kanya Imana y'amahoro ibagirire neza Data mwiza turagushimye kuri mwiza turagushimye ko ushoboye byose turagushimye ko ubereye mwiza bagutegereje bose nyiringabo tukweretse abari b'u Rwanda hari abashaka akazi bikanga ariko hari n'abatagerageza kugashaka ariko turakwinginze abakobwa bacu abakobwa bawe abakobwa b'abanyarwanda twebwe twese mwami uducira inzira tubashe kubona ibikorwa bifatika bizima bitwinjiriza kandi bisigasira agaciro kacu n'indangagaciro zacu tugirire neza umugisha wawe utubeho nkweretse abakobwa bose badafite akazi kandi bagakeneye ukabahe kukuri Imana ubahe kubaho neza ubahe kwihaza mu byo bakenera umugisha wawe ubomeho urakoze ushimwe byose mbigusabye nizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen.